mbona bitihoterwa mu buzima bwanjye. Nta mugabo wari ukeneye icyo gihe. Oya no numva nkeneye. Nawe ugeze kubyara uri muri 10 n'ingahe? Wabyaye ufite imyaka ingahe ejo niba atari ibanga? Oya wewe twarakundanye ni nawe wansugiye we ako Sandrine wagiye witonda. Sure. Njya mbona umuhungaza. Turi kumwe abona arishimye ko umuhungu yakamaye no kwa gatandatu. Seriously muhuriye hese? Indaya. Ariko se mwa muri make tugiye tukinjira nko mu buzima bw'abamama bamwe banyu muri mwebwe. Ikintu cyose akagikora ariko ibintu byo kuvuga ngo indaya ngo ibiki ngo ibyo nje nta gise kirimo narabimenyereye. No kuvuga uburabwe barogakiriye. Abundi bindi do. I don't give a fuck. ubundi kwanza nibishake. Umugore yabananiwe kumuha ibyamuha yabona ka job kabishobora kagatumira ngiye n'icyaha cyanjye. Akaje barasaze. Yano kegere gutse yinyonga amanuke agere hasi urumva. Wenda ndabifuza ariko wenda sabanje. Mumbabare cyane mwaba mama mwe ndabubaha nanjye mfite mama mfite bakuru banje mfite ibiki byose nababyara banje bakuru. Uzambonana n'umugabo wiwe. Umugabo n'imbaraga bafite ingejo akajobe kureba ukuntu ngana ariko. Umurabana namukurura nkamushobora. Reba ukuntu ngana bataye yanjye wowe. Yana mukobwa no umusazi rwose. Yewe ndabanterura bakanshyira ku gitanda ku ngufu. Ubuze n'umugabo namushyira ku ngufu. Akara umuhungu nkumbuye. Ninde? Umuntu wahanga. Yewe ndavuga twasambanyije ubundi. Kandi watubwiye ko gusambana wakibikijijwe. Nyine sha byagine byarantunguye ako byari byiza. Nuza ndagusuza nyine ariko ndanagukumbe. Iriya joro ryari be. Subiza irata. Ugirana n'umusore? Twarararanye. Amizaro dungu natwo tuzi gutwara imitima y'abakobwa. Unaho gasanga uguyemo. Ntaye nkahita ndange nkitse nisangamo sina nabyicuze. Akoshimana. Aze nyambize. Ise jo ngiyo umukobwa yicara ntarashaka akumva kumva uyu musore biba byaragenze bite? Bahara muri ryohereje. Azahosha ntuyigira wenyine se. Sandrine reka ntaye. Sheri. Taha ende usenga Imana igukuremo umudayimoni w'ubusambanyi. Ufite dayimoni wo gusambana. Uziko ufite umuzibo wo gusambana. Nase wakumwa agiye mureka. Nese Imana yo itanga umubiri ukajyana n'ubushyuhe. Iba yumva bizagenda bite. Ejo bundi nimpfa. Nta musore gufata ku ngufu. Oya naba mbabeshye. Ubwo usanga ingiye bashingaho Mana. GASARO TV. Sandrine ushobora kuganira n'umuntu akanakubeshya. Ibyo ngibyo urabizi. Mukamarana n'imva n'iminsi mugana akubeshya. Yego. Ahubwo iyo wagize amahirwe yo kumwegera ukabona imyitwarire ye, ukabona ukuntu avugisha abantu kuri telefone, ukamenya ukuntu yakira abashyitsi, ukamenya buri kantu. Nyine ukagenda ubasha kumenya karakteri ziwe. Yego. Ugenda umuntu muraganira akakubeshya. Ariko iyo ugize amahirwe yo kumwegera mukajyana no muri public ukabona ukuntu yitwara. Ahubwo uwo muntu wowe uhitamo aho kumushyira. Kubera ko mugendanye niyo mpamvu vuga bajya bavuga ngo wenda nyereka inshuti yazawe ngo ndakubwira uwo uriwe. Numva si ibintu nk'ibyo. Iyo ugendanye n'umuntu kenshi ubasha kumenya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Nawe ubundi ku munwa uba wakishe we uba wanabyibagiwe. None jo harakano wavuze ngo umugabo agutumiye iwe akakubwira uti ambara gutya. Njewe tinabyemera agashimisha amaso. None hari igihe ushobora kuba muteza ikindi kibazo. Ese wowe wumva bigenze gutya ari we wamwishyiriye? Turabizi ko rimwe na rimwe hari abagabo bamwe na bamwe ntago ari bose bashobora kudakontorora irari ryabo. Uba wumva noneho wabigenza ute wabigikuraho ho gute kandi ari we wijyanyeyo uzi n'icyo ugiye gukora? Ikintu cya mbere aho ngaho mugira ko muvugana akavuga se icya mbere mu bintu binzanye hano iki ngiki nta kirimo. Iki nta kirimo ushyire ku ruhande. Sibyo?
akabyumva akabyitaho kuko naba bizi byanze bikunze ni ibintu bigomba kumubaho. nese jo ntabaguhamagara dufata urugero aricyo bagushakira bazi kuri nk'indaya utubwize ukuri sha barahari disi nanjye nubwo mbabaraho icyaha kuko kwibeshya ku muntu bibaho. Yihise umubwira ati wapi ubu ntawe ubigeze kugeraho bikaba oya utanabiteganyije wenda kuko noya ntago bitigeze bibaho kuko akenshi ntago ngenda njyenyine ntago ngenda njyenyine tuba turi nk'abantu gutyo. Yes ariko ntago njya nkunze akenshi ntago bibaho njyenyine ariko ntago biza ko njyenyine ntagenda kuze ntagenda ibintu mama mbwira mwe ntago cyangwa se nabishatse ari uko mwakumvikana nk'abantu bakuru subundi wamongane nkabyanga cyangwa byemera si uburenganzira bwanjye igihe nshakiye naho nshaka n'aho nshaka nk'ibyo byose. Chobe rwose yivugishiriza kuri uyu mukobwa rwose ariko se bajyaneka ko twishamo batubeshye mbishatse nabyemera cyangwa nkabyanga nkemera uwo nshatse igihe nshakiye naho nshakiye. si na ngombwa kuvuga uti byarabaye icyo ntibyabaye tugira aba boyfriend se rimwe na rimwe cyangwa abahungu twiciringira gutyo gusa. None se nta guhitamo uwo ushatse n'igihe ushakiye ubwo rero naho iyo uhageze ubwo uhitamo uko ubishaka wenda nawe ushobora gusanga wamwishimiye. shaka n'umukobwa ni igitangaza cy'Imana ati nanjye ushobora gusanga namwishimiye rwose none reka abantu ntibakihagarareho nawe ushobora kwagera umubiri ukanga nkamwishimira nkabona nanjye namwishimiye nyine nta cyambuza yuko dukomeza yego nta n'ibindi wenda dushingiye. Ese ibyo nabyo tubyita uburaya koko ni uburaya nyine none se ko ugiye ukaza ugiye gusambana ese amashiririkanyishije ari guciririkanyisha oya ajemo ibyo ngibyo guciririkanya ntabwo biba bikirimo. muvugana uko mwavuganye byo kwibyinira se cyangwa kwimurika ntabwo mbizi ubundi ibindi niba mwishimiranye nta mpamvu. hanyuma jo umuntu mwabyaranye kubera iki uno munsi waratubwiye nimba koko ibyo wambwiye ari byo cyendagabaniro yawe nabonye ariyo ufite imyaka irenga 20 na ndetse benshi bakekaga kuri under age rib cyangwa se rib reka we nkoresha iryo jambo ariko jewe nasanze ukuze byatewe n'iki kuba mutarabanye kandi mufitanye umwana ise ni wowe wamubereye mubi cyangwa se yakubereye mubi cyane mwabereye ndi mubi akari igihe ureba ibintu urimo akabona atari byo wakaba urimo umuntu aba akeneye kubanza gukora ibintu byinshi rundize ku bana akareka mbona bitihutirwa mu buzima bwanjye nta mugabo wari ukeneye icyo gihe oya no numva nawe nkeneye nawe ugeze kubyara uri muri 10 n'ingahe wabyaye ufite imyaka ingahe jo niba atari banga 17 abura ukwezi kumwe ngo agiye 18 sure baramufunze bamufungira iki se erega turangana murangana bari bumufungire iki ariko niyo gutera mungana subwo ngo baramufunga mwaranganaga imyaka turangana nyine ariko yari afite 18 twese ni urugero rumwe turanganye imyaka imbere cyane juste nta 18 yari afite twese ubwo twari turi 17 kwa kundi nyine abana bakina iby'abana bagakubagana yego yo ibyo rero nta bintu birenze cyangwa ngombwa nuko ibyo bihe umuntu aba yarabivuyemo akamenya kwihigira muri make yayiguteye mutarakundanye oya wewe twarakundanye ni nawe wansugiye we akusanzire wagiye witonda sure nicyo kintu mu buzima ntajya nicuza nubwo nabyaye ndi mutoya ariko mva naramukundaga mva genda ajya avuga ngo gukundana ubu yarashatse se cyangwa none se kubera iki mutihuza kandi mwarakundanye uyu munsi mufite umwana w'umusore rwose mukuru mwiza kuki mutajya musubira muri bya bihe ati twabana bigakunda buriya wasanga umuntu ajya abona atari na ngombwa ntabwo umuntu ajya buri bintu cyangwa se buri wese yaragiye afata uduco twe job ajya mu makariso undi nawe yigira ariko disi njye ntabwo ibyo najya binjira mu bindi mu kuryoshya birangira buri muntu wese afashe icyemezo ati n'ubundi nta mpamvu reka tubikwame nta kintu cyihutisha abantu uba wumva byibuze se ari inzozi z'umugabo muzabana
uw'abandi ibyo bintu ntago mbese nje aho ngaho bunduhirije umutwe mba numva nshaka kubona inzu yishyuye umwana atabuze amata uri kumva atabuze umugati atabuze ibiki inyubutse ariza ngeza mvugo ntago nzikora kubera iki mba numva ari nyandagazi mba numva mvuge gute none se wayivuze ko ari umuntu twemera w'umunyabwenge none ubwo ngushatse kuvuga ko akoresha imvugo nyandagazi Sandrine wenda umuntu ashobora gutukana cyangwa akagira atari ko amagambo ngiye sinyakunda simba nshaka no kubyumva mba numva ari ibindi bintu simbikunda pe habe namba simba nshaka no kubitekereza bajyana ubwenge bwa natwe dufite ubwacu ubwo buri wese agira ukuntu yarezwe noneho muri macyurane ngo wabivuze hagoze ubundi njye simba cyane no kubyivangamo gusa nyine simbikunda ayo magambo ntago ari meza icyo nicyo mbashije kuvuga niko bigeze se leta mbona urarakaye wabona umusore atarakubereye ityo ibaze ariko urakaye nabishaho nk'umuntu ako kantu kabaye oya ntago njye aya magambo njye nyakunda ushobora ko umuntu ashobora kugutengwa cyangwa ibiki ariko njye ntago amagambo nyakunda pe ni ukuri mba numva ashari ibintu bibi nko gutuka umuntu ngo ni imbobo ari umuntu w'umugabo amutuka ngo ni imbobo yewe nta muntu uratuka se ko ari imbobo nawe nta n'umwe mu izina ry'Imana ntabwo nyandukana ibyo bintu oya nakubwira ko nengushye ukanera umujinya wakubwira ibintu byinshi akushaye amagambo ndayubaha nanjye simbabeshye ntanumva ahubwo njye ubigututse ari njye ubaye imbobo azakubwira ngo uri igiki tubireke none jo uyu munsi uhagaze gute mu rukundo cyangwa se n'ubundi nta rukundo ufite wa mugani wawe nkubwiye ngo ndabizi nankube njya mbona umuhungaza twari turi kumwe abona arishimye twazandukana simenya aho yagiye ngiye kukubwira ngo simbizi ntabwo nama nkubeshye abashimishijwe n'icyo muri kumwe si bari bwa bukeya bwanjye bwa hato na hato ariko yizeho kwica abasore mu mutwe wa mukobwa oya yishobora kuba hari ukundi wiyizi kabisa wa mukobwa we oya nabirenze ni ibintu bisanzwe ariko nimba ashirigira igihe ngo njya nkabona barampamagaye byo nabyita iki ubu mvuge ko mpagaze hehe nagira ngo wenda ngo turateretanye busa ubwo umaze umunsi umwe utarambaza bite bundi ubu mbaze iki ntabwo ibyo nanjye mbikura agakomo ni umuhungu wa kamazi shyira mikoro tubwire agakomo ni umuhungu wa yakamaye no kuwa gatandatu seriously muhuriye hese ahantu nayo nagiye gukorera bora bagiye gushimisha amaso ye yabo bari benshi ariko jo uranarenze ugenda ugashimisha amaso y'abasore barenze umwe babiri batatu bose harimo n'abagore n'abakobwa n'abamama byose usinkiyo nkeza hano ugasanga ngo turamuzi kuri pateri yambaye indangamuntu pe none disi nta n'uhari shamushiti wanjye barabambabaje ariko wa muhungu we harya muhungu yitwa nde yitwa Joseph urezi sha kanda no kwiterano ako Jose ibyo bintu babitekerejeho mani uzaye tuganire izina ry'Imana igisubizo uzakibona asanga reka ndekera wamenya ari ibiki bajya babanza mu base hanyuma jo nzi ko benshi babivuze kugutuka ati no mukobwa yerekanye kariso mu kiganiro aduteye umwaku bakagutuka kugo abo bantu basubiza imbere yo koza comment zisohoka narabimenyereye nta gishya kirimo kandi nta n'ikintu babimbwiye njye se nanjye mba tuke basi ntago njye njya ntukana rwose narabimenyereye nta kintu babimbwiye nta n'ikintu babintwaye wariyakiriye nariyakiriye nyine ahubwo abantu batuka so bazi ukuntu bangana nabashadibo bikomerezwa subizi kandi babayeho ubuzima bwabo bwiza buri wese agira intangiriro ye mwitonde kandi nta nuzi uko umuntu aba ari gustragolinga afite inyogoye yogamo ibyo bintu barabiroga byo gutukana ugasanga umuntu ufite barabiroga yego ibyo bintu barabiroga ugasanga umuntu ufite ubwenge mukuru muzima Mana we uniyubashye
arifashe yanditse nk'ikijambo uko njye ari comment nyasoma mfite isoni nkumva mfite isoni ndi kwibaza ari nkanjye uri kuyandika y'ibitutsi uziko birutswa no kwandika ngo nta burero ugira ukikomereza basi bikagira inzira ahubwo ugasanga umuntu aragututse indaya ariko se mwo muri make tugiye tukinjira nko mu buzima bw'abamama bamwe banyu muri mwebwe twasanga byabimeze bite sha mwagiye mureka ugira imana aramugera akamustragoringira ikintu cyose akagikora ariko ibintu byo kuvuga ngo indaya ngo ibiki ngo ibyo nje nta gise kirimo narabimenyereye mujye muvuga mbabazwa nuko mubivuga kenshi ujye ugaruka wahinduye ikintu basi ndabe ko ari imigisha nabona aho bundi bindi do I don't give a fuck. Ikibazo cya nyuma ni ukuvuga uburabwe warogakiriye ntago ndi ndaya njye mbibabwire yasiye ndi nanjye mbibabwire asubundi kuki batabimbwira amaso ku maso ega nyamara nuturya hari igihe turagukunda nyenyenyenye mujye mubimbwira amaso ku maso ubundi tunabiganireho sibyo rata nibyo none se wowe niba uri kuvuga ngo nshimisha ngo umugabo ngakambona cyo namwishimira bikagira uko bigenda urumva umugore we dufata urugero ari nk'umugore wubatse ntahita avuga ati no ndaya cyangwa se no nshinze yatumariye abagabo tuvugisha ukuri niba uravuze uti byereka abagabo kandi niba ari umugabo ntago yagufata ngo akujyane mu rugo rwe kugira ngo akurebane n'umugore we Sandrine hari uwo gutumira ko n'umugore we Sandrine sinakubwiye ko ndumubyinnye narabikubwiye ese niba ngiye kubyinira abantu buzuye barenga n'ijana naba arimo abagore n'abagabo n'ibiki byose n'ibiki ahubwo private dance aho ngaho nuko nayo ntajya nyikora njyenyine ntago birambaho ndi njyenyine ko ujye ugenda kwerekana ikarisi uri wenyine siko wavuze se ngeze mbivuga ako wowe bagena ibyo wavuze nsigaye ncoma ibinyabwoya none se dufata urugero umugabo wagutumiye hari uwo ugize usangana n'umugore we mu rugo uvugisha ukuri ase ubundi kwanza nibishake umugore yabananiwe kumuha ibyamuha yabona ka jobe kabishobora kagatumira ngiye n'icyaha cyanjye umugore nawe yigerero kubikora atanabishoboye aze mwigisha nese ngiye nihuzanye natoye umugore agira iki yige kujya bimukorera na yambara string iri stay rwogira akaje barasaze ayano kegera gutya yinyonga amanuke agere hasi urumva nase niba utabishoboye mbigenze gute reka bajye badutuyarye nakora kubyeta bibaye ngombwa wamwishime n'abana nk'abandi wamwishime aha hanyuma Jo hari ababyeyi wakomerekeje bushize bavuga bati uriya mukobwa ibyo yavuze byatubabaje ababyeyi hari abanyandikiye ati ni gutavuga ko abagabo bose arabe tibigaragare yuko ubwo hari nabo asenyera bamwe na bamwe genda rengana zanshinje yambananye n'umugabo we ibyo si bihagije niyo bagiye gufunga umuntu muri gereza so bizi nuko baba bafite ibimenyetso simusiga uwo ngo rero aranshinje se yarambonye rega kanwa kararema kandi ururimi ruvuga ibintu rwishakiye uri kumva wenda ndabifuza ariko wenda sabanje si nk'ibyo byose se cyangwa gasanye ndifuza abatagira abagabo abo basore bose beza mba mbona bataragira gahunda y'urugo gasanda bifuza ese ntago ari abagabo bahazaza mumbabare cyane mwaba mama mwe ndabubaha nanjye mfite mama mfite bakuru banjye mfite ibiki byose nababyara banjye bakuru uzambonana n'umugabo wiwe azavuge ko nasenye benshi simara mbabwira ati na mugabo bashyiramo ikiziriko agenda kuko bishatse aguhamagara utamwihomyeho ibindi byose byanabo ntago wamushyizemo ikiziriko uzi umugabo n'imbaraga bafite ingejo akajobe kureba ukuntu ngana ariko urabona namukurura nkamushobora reba ukuntu ngana bataye yanjye wowe umukobwa ni umusazi rwose wenda banterura bakanshyira ku gitanda ku ngufu ubuze n'umugabo namushyiraho ku ngufu hakomana we jya mbakumbura akaba umuhungu nkumbuye ninde
na simuvuze kumbe wa musore mwabyaranye wa ndaguteye ariko wa musore kabisa yari umusore kabisa ewana ufite gahunda umuntu wahanga yewe ndavuga twasambanyije ubundi kandi watubwiye ko gusambana wakibikijijwe nyine sha byagine byarantunguye ariko byari byiza akora mana yanjye ndisi unanashitana umukobwa yifuza nuza ndagusuza nyine ariko ndanagukumbe aje ahita yiyumva busenya ugirana n'umusore twarararanye ese jo nk'umusore kujya murani babyagenze bitaba yagusindishije yewe we ntewe nasinze nago nkora nasinze nago nkora simba mbishaka nyine ahubwo je no gusanga nsinze nkasinda ibindimo namwishimiye nanjye ese wishimira nk'umusore umeze gute cyangwa se bigira ku rwego wumva ko wishimiye umusore byagenze biti ngiye se ko nakunda abahungu bagira imico mibi ubwo nyine kaba kanyerekeza imico mibi dungu natwo tuzi gutwara imitima y'abakobwa naho gasanga uguyemo ntaye nkahita nanjye nkitse nisangamo sinanabyicuze akoshimana azenye bizire nago nabyicuze yakomana yo ako noza nawe uri kumbanira nabi ya ako tuzongera yesu nari mbivuze byose oya konya wenda nta nuwamenya ariko naribi yo ese jo nk'iyo umukobwa yicara ntarashaka akumva uyu musore biba byaragenze bite yaramuryohereje si byose buriya aba yaramuryohereje ndibeshye iryo jambo ko rikomeye reka mpite nsoza ikiganiro nteye isoni warandyohereje unteye isoni kereka barebye ukuntu nifashe wari imodoka ngo nyambana ngo abagabo baguriye abagore ngo zitwa ngo yarandyohereje ubwo ko bataraye kugurira se wowe ubizi ute ihorere wenda bangura ibindi bitari imodoka ndijye mbabare aswa numva nshyushye kandi hakonje reba ukuntu homeze ngewe nikuye nshobora kuba mfite ikibazo reka dusoze benshi bafata iyo grumete yo ku birenge nk'iy'indaya n'ubundi ndacagaruka ko icya kintu abantu bafite iyo myumvire ko grumete y'ibirenge ari uburaya wababwira iki aka kana kako wa muhungu yampaye ku gatandatu sinzi ukuntu nagakuye ku kaboko nkashyira ubanza ko kuburaya bwarandenze aho ngezeho mbona ukambwe katamagije gakeraho n'akandi mu buryo ntazi ibi ngibi ubanza urebe mama wawe ntabyambaye cyangwa mushiki wawe ubundi turamenya ibyo ari byo hakoja njye ntabwo ariko mbyumva nk'uko none se ubu ngubu n'abatazambara mbona barengana mujye mumbabarira uzana bitwa indaya muri iki gihugu ukuntu bangana narumenye akajambo indaya umunsi ntanakumvishe muzambona ubu ngubu nubwo nivugira ko nikumburiye ntuza umuriro ugiye kwaka mva nzarivuga ngarutse oya ntuzamushyire hanze nzabanza musaba uburenganzira oya nese ubwo niba yari afite undi wundi uratekereza utamukoreye ishyano niyo mpamvu nawe mvuze ngo nzabanza nsaba uburenganzira nabunyima azahosha ntiwigira wenyine se sandire reka ntaye sheri taha ibihe byiza ugendane n'Imana kandi ugende usenga Imana igukuremo umudayimoni w'ubusambanyi ufite dayimoni wo gusambana uzi ko ufite umuzimu wo gusambana jobe yicariye agati nkumbuye ibaze kwicara mu kiganiro ukumva ni ukuri ugenda usenge sibyo numva udafite uwo muzimu se wakumwa agiye mureka nese Imana yo itanga umubiri ukajyana n'ubushyuhe iba yumva bizagenda bite ejo bundi nimpfa nzabiregreta mujye mureka icyangombwa nuko umuntu aba yibutse kwikingira si bihagije icyangombwa ubundi bindi niki nta musore gufata ku ngufu oya naba mbabeshyeye ahubwo usanga y'ingewe bashingaho mana Jo bye utijiza mu bindi biganiro bibi bye ngenda n'abakunda nimushaka mu nuke imbobo indaya iki igihomoro nari ngenda bakunda GASARO TV.